Ese umubyeyi akenera izihe ntungamubiri mu gihembwe cye cya kabiri mu gihe atwite? Ese izo ntungamubiri ashobora kuzisanga mu bihe biribwa? Ikaze kuri Dailyfood@Olivier. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro nk'uko twabibasezeranyije kibabwira ku ntungamubiri z'ingenzi umubyeyi akenera mu gihembwe cye cya kabiri mu gihe atwite. Iki gihembwe cya kabiri ni igihembwe gitangira kuva ku byumweru 13 umubyeyi atwite kugeza ku cyumweru cya 27. Rero muri iki gihe hari intungamubiri z'ibanze umubyeyi aba akeneye kurusha izindi ndetse n'impamvu ibi byihishe inyuma hano turi buze kwibabwira, ariko kandi si turababwira izo ntungamubiri gusa ahubwo turi bwongereho n'aho wasanga izo ntungamubiri. Izo ntungamubiri ni ziba zigamije mu gutuma umwana agumya kwirema neza kugira ngo hirindwe ibibazo umwana ashobora kuvukana, harimo kuvuka ategereje igihe, kuvukana ubumuga ndetse no kuvuka afite imitekerereze cyangwa se ubwonko butikoze neza, ndetse bikaba byamurinda kuvukana n'indwara zigiye zitandukanye. Ndetse n'izo ntungamubiri umubyeyi akenera muri iki gihe harimo n'izifasha umubyeyi we bwite kuba yagira ubuzima buzira umuze cyangwa se ubuzima bwiza mu gihe atwite. Hano ni kuri Dailyfood@Olivier, ni YouTube channel itugezaho ibiganiro bigamije ahanini mu kudufasha kumenya uko twabungabunga ubuzima bwacu. Niba utarakora subscribe, wakora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro binyura hano kuri Dailyfood@Olivier. Wowe udukurikiye ugeze kino kiganiro ku iherezo kuko n'intungamubiri turi buvuge bwa nyuma ibifite byinshi isobanuye kandi ibifite n'umumaro ukomeye. Ikaze rero mwese muri kureba kino kiganiro hano kuri Dailyfood@Olivier. Reka dutangire rero mu by'ukuri muri aya mezi cyangwa se muri ibi byumweru byo hagati na hagati cyangwa se kino cyiciro cya kabiri, uvuga ngo icyiciro cya kabiri cyangwa se igihembwe cya kabiri ni ukuvuga kuva ku mezi 3 kugeza ku mezi 6. Twababwiye intungamubiri umubyeyi akenera mu gihembwe cya mbere ni ukuvuga kuva ku kwezi kwa mbere kugera ku mezi 3. Hano tugiye kubabwira noneho kuva ku mezi 4 cyangwa se kugeza ku mezi 6. Aho hagati haba harimo ibyumweru cyangwa se kuva ku cyumweru cya 13 kugera ku cyumweru cya 27. Tugiye kubabwira rero ibyo umubyeyi akenera muri icyo gihe. Muri iki gihe ni igihe umwana aba ari gukura vuba vuba ugereranyije n'igihembwe cya mbere. Umwana rero aba ari gukura ndetse n'inzungano nyinshi ziba zirimo kwirema ku rwego rwo hejuru ugereranyije n'igihembwe cya mbere. Aha rero umubyeyi aba afite ibintu yihariye akeneye cyangwa se ibintu byihariye akeneye muri iki gihe kugira ngo uku gukura vuba vuba cyangwa se uku kwirema vuba vuba kuba muri iki gihe bibeho neza, ndetse hirindwe amakosa amwe n'amwe ashobora kuvuka bitewe n'uko hari intungamubiri umubyeyi yabuze cyangwa se umwana yabuze. Murabizi yuko umwana bakoresha intungamubiri n'ubundi ziva ku mubyeyi. Rero bitewe no gukura vuba vuba usanga umubyeyi akenera ibitanga imbaraga cyangwa se za karori nyinshi ugereranyije n'izo yakeneraga mbere. Usanga kuzo umubyeyi aba asanzwe akeneye usanga haba hari kwiyongeraho karori byibura kuva kuri 300 kugera kuri 400 ku munsi. Izi karori kugira ngo umubyeyi azibone byibura ku biribwa afata cyangwa se kumirira afata, no kuvuga ngo ipurete ubusanzwe gufata ibitera imbaraga, ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri, hari akantu uba ugomba kongeraho mu gihe utwite. Urugero ushobora kongeraho wenda nka saa sita umaze kurya kurenzaho nk'igikombe cy'amata, wenda nka nimugoroba nanone umaze kurya ku byo umaze kurya ukarenzaho nka avoka. Ibyo ngibyo uramutse ubikoze bishobora kuguhereza zino karori umubyeyi aba akeneye zibanze, cyangwa se ukaba wanarenzaho n'umuneke. Ni ukuvuga ngo izi karori 300 kuri 400 ni karori nkeya ku buryo ushobora kuzikura nko mu bintu bibiri ushobora kongera ku mirire yawe ku munsi. Urugero tubahe nko gufata nk'ikirahure cy'amata, gufata avoka, gufata umuneke n'ibindi bintu ushobora gufata bikakongerera izi karori. Ibyiza ni ugufata ibintu biba bikize no ku zindi ntungamubiri nyinshi, kubera yuko n'ubundi umubyeyi muri iki gihe akenera n'ubundi intungamubiri cyangwa se n'imyunyugugu igiye itandukanye. Muri iki gihembwe kandi murabona yuko umubyeyi ubundi kino kintu cyo kugira iseseme no kuruka kuri bamwe na bamwe ubundi mu gihembwe cya kabiri ku bantu benshi biragabanyuka ndetse na apeti ikiyongera. Ibi rero ntabwo bipfa kwikora gusa, n'ubundi ni uko Imana iba yarabiremye bifite ukuntu yakoze ibintu byayo, nuko ibi bizi neza cyangwa se umubiri n'ubundi uba ukeneye intungamubiri cyangwa se n'imyunyugugu myinshi ugereranyije na mbere. Ibyo rero bigatuma umubiri utangira kugabanya iseseme wagiraga, utangira kugabanya uburyo warukaga, ndetse bigatuma wongera apeti. Abenshi mu badamu batwite bo barabizi, abagize kutwitaho
mu gihembwe cya kabiri ubundi ni igihe ino seseme itangira kugabanyuka. Kuri bamwe ariko ku bandi ishobora kwanga kugabanyuka ndetse bakanayigumana kugeza abyaye, ariko normally cyangwa se mu buryo busanzwe cyangwa se bikunze kuboneka nuko ikintu cyo kugira iseseme no kuruka muri iki gihembwe cya kabiri biragabanyuka ndetse apeti ikiyongera. Ibi biba biri kukwereka ko umubiri wawe ukeneye intungamubiri nyinshi. Tumaze kubabwira uburyo ki ushobora kongera amakarori cyangwa se amasukari yinjira mu mubiri wawe, aho ushobora kongera ikiribwa kimwe cyangwa se bibiri ku ipurete yawe kugira ngo umubiri ukomeze ubone imbaraga ukoresha ku mubyeyi ndetse n'intungamubiri cyangwa se n'amasukari akoreshwa ku mwana. Rero ku mwanya wa kabiri ubwo twari tumaze kuvuga ku binyamasukari cyangwa se ku makarori, aho tubonye uburyo ushobora gukoresha wongera imirire ufata. Ku mwanya wa kabiri rero turahasanga kuba byibura umubyeyi aba agomba gufata ubutare bwa iron cyangwa se feri. Ubundi mu gihembwe cya kabiri cya mbere umubyeyi ashobora gukenera feri byibura ingana na garama 18, ariko iyo ugeze hano mu gihembwe cya kabiri cyo kutwita biba bisa naho biri hafi kwikuba kabiri, kuko umubyeyi byibura aba agomba gufata garama 27 ku munsi z'ubu butare bwa iron. Ino iron rero ifasha iki? Nuko ifasha mu kongera insoro zitukura z'amaraso, kuko insoro zitukura z'amaraso kugira ngo zikogwe nuko haboneka ubutare bwa iron. Izo nsoro zitukura rero cyangwa se ino iron bikadufasha byose mu gutwara umwuka mwiza wa oxygene ugenda ugafasha umubiri mu guhinduramo ibyo twariye cyangwa se isukari mo imbaraga. Rero umubyeyi cyangwa se n'umwana aba akeneye kubona imbaraga ndetse nawe insoro zitukura ziba zirimo kwikora. Rero muri iki gihembwe cya kabiri umwana akenera amaraso menshi, ari nako akenera n'uyu mwuka kugira ngo nawe abone imbaraga. Rero bisaba ko umubyeyi afata ubu butare cyangwa se ino feri ku bwinshi, kuyongera ugereranyije n'uko yayifataga mu gihe cya mbere. Urabona kwa muganga n'ubundi bakunze kubaha ubunini ahanini. Buriya bunini rero muba mugomba kubufata neza, kuko hari igihe usanga bari kubahamo ino feri cyangwa se indi vitamini B turi buze kubabwira. Ugomba kubifata neza nk'uko babigutegeka kugira ngo umubiri wawe ubashe kubona insoro zitukura zihagije ndetse kandi amaraso akomeza atemere neza, ugire n'amaraso ahagije. Urabona mu gihembwe cya kabiri cyangwa se no mu kutwita muri rusange, kuko ni iyi feri turayikenera kuva ku ntangiriro kujya ku iherezo, ababyeyi bakunze guhura n'ibibazo byo kugira amaraso make cyangwa se icyo twita anemia. Aya maraso make rero ino feri n'ubundi ifasha, nk'uko tubivuze, ifasha mu gukora insoro zitukura, ibyo bikakurinda kugira amaraso makeya. Rero iyo umubyeyi agize amaraso makeya bishobora kumutera ibibazo bigiye bitandukanye, haba we ndetse n'umwana. Rero ino feri aba agomba kuyifata kugira ngo insoro zitukura zikore neza ku buryo buhagije. Ndetse kandi mu gihe utabashije, hano tujye kubabwira ubundi ino feri iboneka mu bikomoka ku matungo nk'inyama, inyama z'inka, inyama z'ihene, inyama z'inkwavu, iz'inkoko, mu mafi ndetse no mu binyamisogwe nk'ibishyimbo, amashaza ndetse n'ibindi binyamisogwe ushobora kubona. Ariko iyo utashobora kubona ibikomoka ku matungo, biba byiza iyo wongeyeho vitamini C. Ino vitamini C ushobora kuyisanga nko mu ndimu, amaronji ndetse n'ibindi. Ino vitamini C rero yo ikintu igufasha mu kuba ifasha umubiri mu gufata ino iron, cyangwa se niba wariye ibishyimbo birimo iron, ino vitamini C ifasha mu kuba iyo iron yakugwa mu byo wariye ikinjira mu maraso ku buryo bwihuse. Rero ku bantu batabasha gufata ibikomoka ku matungo, mu gihe ukoresheje ibinyamisogwe nk'ibishyimbo ndetse n'amashaza yumye ndetse n'ibindi, uba ugomba gufata ino vitamini C. Tubabwiye ko wayikura mu ndimu, mu maronji ndetse no mu bindi bizwiho kugira vitamini C nk'inyanya. Burya n'inyanya zigira vitamini C, hari abantu batabizi. Ubwo rero twari turimo tuvuga kuri ubu butare bwa iron. Ku mwanya wa gatatu turahasanga gufata poroteyine mu gihembwe cya mbere, nayo twarayibabwiye. Twabwiye ko mu gihembwe cya mbere byibura ubundi umubyeyi twita abakeneye poroteyine iri hagati ya garama 50 na garama 60, ariko bigeze hano mu gihembwe cya kabiri iriyongera, kuko umubyeyi aba akeneye byibura garama 70 kugera kuri garama 100. Ibi biterwa n'uko twabibasobanuye yuko muri iki gihe ni igihe umwana bari gukura vuba yihuta, ndetse uba usanga inzungano ziri kwirema ku rwego rwo hejuru ugereranyije no mu gihembwe. Ubundi mu gihembwe cya mbere hatangira kwifomenga ibintu by'ibanze cyangwa se uturemangingo ndangasano n'iby'ibanze nyine bizakora wenda orugane runaka. Noneho iki gihembwe cya kabiri za orugane ikibaho nuko zikura cyangwa se zikagerageza kwimaturinga cyangwa se gukura. Kwimaturinga tuzabibona mu gihembwe cya gatatu. Ibyo rero ugasanga
biri gutuma cyangwa se byerekeza ku kuba umubyeyi ari gukenera poroteyine nyinshi cyane ugereranyije n'igihembwe cya mbere. Umubyeyi rero ino poroteyine ashobora kuyikura hehe? Nuko ashobora kuyikura mu bikomoka ku matungo nk'amagi, amata ndetse n'inyama, no mu binyamisogwe nk'ibishyimbo ndetse n'ibindi. Iyi poroteyine rero uba ugomba kuyifata ku buryo buhagije. Ikindi rero twababwira ni uko nanone ku mwanya wa kane umubyeyi akenera ikizwi nka calcium. Uyu ni umunyungugu. Uyu munyungugu rero umubyeyi calcium akenera ibingana niyo akenera n'ubundi mu gihembwe cya mbere, ni calcium ibingana na miligarama 1000 byibura ku munsi. Iyi calcium rero ikaba ifasha mu bintu bitandukanye. Twabonye ko mu gihembwe cya mbere umubyeyi amagufwa atangira kwikora, ariko buriya mu gihembwe cya kabiri niho ayo magufwa akomera neza. Iyi rero calcium ikaba ifasha mu gukomera kw'amagufwa. Ndetse kandi ikaba yifashishwa mu gutwara amakuru mu bwonko n'urutirigongo, nabyo twabonye ko ari ibintu byikora hakiri kare, ariko no muri iki gihembwe cya kabiri uba usanga bigikomeje gukura, kuko ntabwo byakura mu gihembwe cya mbere, hatangira kwikora utuntu tw'ibanze, ariko hano mu gihembwe cya kabiri bitangira gukura. Rero ino calcium murayikenera kugira ngo ibyo bintu bikomeze kugira neza, ubwonko bukore neza ndetse n'amagufwa arusheho gukomera. Iyi calcium rero ushobora kuyisanga mu mata, ushobora kuyisanga no mu bindi bintu nko mu mafi. Urabona aya mafi bafite utugufwa dushobora guhekenya, turiya tugufwa natwo ushobora gusangamo calcium. Gusa mu mata ibonekamo ku bwinshi cyane. Ikindi kandi ni uko ino calcium ushobora no kuyisanga muri broccoli. Ariko ikintu wamenya kuri ino calcium tuvuze ushobora gusanga mu mata ndetse no muri izi broccoli ndetse no mu zindi mboga, iyi calcium niba uhisemo kuyikura mu mata, kuko pe mu mata ibonekamo ari nyinshi, kandi no mu mata ushobora no gusangamo zira proteine twavuze ndetse n'indi mibiri. Buriya amata agira intungamubiri nyinshi, ariko reka no tukugira inama yo kugira gutya: amata uba ugomba kuyafata atetse, ntabwo ugomba kuyafata adatetse, kuko hari microbe cyangwa se bagiteri ushobora gusangamo. Kubakurikira ibiganiro byacu byabanje, hari ibintu twababwiye ngo mugomba kwirinda gufata. Twababwiyemo no gufata amata adatetse neza ku buryo buhagije. Rero ino calcium uko wayisanga mu mata, ntabwo wareka gufata amata, kuko amata umubyeyi aba yakeneye, kuko habonekamo ibintu byinshi umubyeyi aba akeneye. Ariko amata mubyeyi banza uyateke ku buryo buhagije, kugira ngo mikorobe zirimo zishobora kugutera ama infection akagera ku mwana akamwangiza, ndetse nawe akaba yakwangiza ayo ma mikorobe abanze apfe. Ku mwanya wa gatanu rero turababwira vitamini B9. Vitamini B9 niyo twababwiye izwi ku izina rya folic acid. N'ubundi vitamini B9 umubyeyi akenera mu gihembwe cya mbere ibingana n'iyo akenera mu gihembwe cya kabiri. No vitamini B9 rero twabonye ko nayo idufasha mu gukura neza k'ubwonko ndetse n'urutirigongo. Rero iyi vitamini B9 twabonye ko ishobora kurinda umwana kuba yarwara indwara zijyanye no kudakura neza k'urutirigongo cyangwa se n'imyakura, indwara twabwiye yitwa spina bifida. Iyi rero ni indwara irangwa no kuba umwana afite ikibyimba mu mugongo, bikagaragaza yuko rwose ikijyanye n'ubwonko cyangwa se n'ikijyanye n'urutirigongo, ko twabwiye ko mu rutirigongo uriya musokoro n'ubundi ufatwa nk'ubwonko, gukora kwabyo biba bitaragenze neza. Ino vitamini B9 rero uzayisanga n'ubundi mu binini baguha kwa muganga igihe utwite ku ma health center. Akaba ariyo mpamvu tubagira inama yo kujya mufata iyi miti neza nk'uko mwabigiriwemo inama n'abaganga, kuko ibi babibaha babizi neza ko mubikeneye ku bwinshi, kandi urebye sosiyete yacu ahantu igeze biragoye ko zino ntungamubiri umubyeyi ashobora kuzifata ku buryo buhagije hatabayeho gukurikiranwa n'inzego z'ubuzima. Indi ntungamubiri rero umubyeyi aba akeneye ni izwi ku izina rya omega 3 fatty acid. Twayibabwiyeho n'ubundi mu gihembwe cya mbere, no mu gihembwe cya kure rero umubyeyi arakomeza akayikenera, nayo aba agomba kuyifata ku buryo buhagije, kuko iyi ifasha mu gukura neza ku bwonko ndetse n'amaso. Twababwiye yuko nubwo mu gihembwe cya mbere twabwiye ko biriya bintu bitangira kwikora, ubundi bikura neza hano mu gihembwe cya kabiri. Niyo mpamvu bino bintu ukomeza kubikenera, ndetse rimwe na rimwe twabonye ko bimwe byongera mu bwinshi, uburyo ubikeneramo byongera. Rero ino omega 3 fatty acid ni intungamubiri idufasha, cyangwa se ni ubwoko bw'ibinure byiza bidufasha gukura neza ku bwonko ndetse n'amaso. Ubwo rero ukaba ugomba kubifata mu gihembwe cya kabiri cyangwa se muri ibi byumweru, hagati y'ibyumweru 13 na 27 igihe utwite. Ibi rero ushobora kubisanga mu mafi azwi ku izina rya fatty fish, niho ushobora kubisanga. Ntabwo bino bipfa kuboneka mu biribwa byinshi, ariko ku mafi azwi ku izina rya fatty fish n'ubundi iyi omega 3 fatty acid
uyisangamo. Ikindi kintu rero twababwira ku mwanya wa karindwi ni uko ugomba gufata intungamubiri ya fibre cyangwa se fiber. Ino fibre rero ni ibikatsikatsi cyangwa se ni intungamubiri dusanga mu mboga, aho iyi ngiyi ifasha mu kurinda constipation cyangwa se impatwe ku bagore muri iki gihembwe cya kabiri. Ubundi muri iki gihembwe cya kabiri usanga umwana bari gukura cyane. Murabona rero ahantu umwana aba yicaye cyangwa se ahantu aba aryamye bisa naho asa naho yicarira amara y'umubyeyi. Rero biriya bikongera risiki yo kuba umubyeyi yagira cyangwa se yahura n'ikibazo cyo kugira impatwe. Kubera ko umwana uko agenda akura, twanye ko muri iki gihembwe niho umwana akura vuba vuba. Uriya mwana rero uko agenda akura niko agenda asa naho abyiga amara. Uko kubyiga amara rero bikongera risiki zo kuba umubyeyi yarwara iki kibazo cy'impatwe cyangwa se constipation. Rero ino fibre wayikusanga mu mboga no mu mbuto. Ino fibre rero ikintu ikurinda, ituma igogora rigenda neza, ndetse na bya bindi dukora bikomeye cyangwa se kwituma bikagenda neza. Rero iyo umubyeyi yatwite mu gihembwe cya kabiri aba agomba kwita kuri iki kintu cya fibre, kuko aba ari muri risiki cyangwa se aba ari umukandida wo kuba yarwara ino constipation. Nanone kandi ntabwo twagenda tutababwiye ko muri iki gihembwe cya kabiri umubyeyi akenera kunywa amazi menshi ugereranyije n'ikindi gihe, kuko ubundi mu busanzwe twababwiye yuko umuntu aba agomba byibura gufata litiro 2 z'amazi. Ariko hano ku mubyeyi twite iyo bigeze mu cyiciro cya kabiri cyangwa se muri iki gihembwe cya kabiri, amazi ariyongera, akenera guturuka kuri litiro 2.5 kugera kuri litiro 3, nanone bitewe n'ibiro afite. Wenda hano tuzababwira ku bijyanye n'uburyo ababyeyi biyongeramo ibiro mu gihe batwite, bijyanye n'ibiro ufite. Niba usanzwe uri umuntu uri munsi y'ibiro bikwiriye, niba uri umuntu ufite ibiro bikwiriye, niba uri umuntu wenda kurenza ibiro bikwiriye, cyangwa se niba uri umuntu uri mu mubyibuho ukabije, ubundi uba ugomba kwiyongera ibiro bingana iki. Kuko hano uba ukeneye kwiyongera ibiro muri iki gihembwe cya kabiri, bijyanye no kuba n'umwana already nawe aba ari gukura. Hano rero bitewe n'ibiro umubyeyi afite, nanone bikagera no kuba ageze muri iki gihembwe cya kabiri akenera amazi menshi ugereranyije n'ikindi gihe. Rero byibura gufata litiro 2.5 byamufasha, noneho kugeza kuri 3 biterwa nanone n'ibiro ufite. Niyo mpamvu uba ugomba kujya kwa muganga, abaganga bakakuganiriza, bakakugira inama, bakagusuzuma, bakakubwira ibikenewe. Aya mazi rero nta kindi nuko twabonye ubundi umubyeyi mu busanzwe yo atwite amaraso ye ariyongera, ndetse kandi n'umwana bakeneye muri iki gihembwe amaraso barimo kwikora. Aya mazi rero afasha mu kongera amaraso, ndetse aya mazi nayo yifashishwa mu kurinda constipation, cyo kibazo twavuze ko buriya kunywa amazi bishobora kukurinda guhura n'ikibazo cya constipation. Ikindi nuko amazi agira uruhare mu kugena ibitembabuzi umwana aba aryamyemo bizwi ku izina rya amniotic fluid. Rero gufata amazi akwiriye ahagije bigena cyangwa se bituma habaho ikigero gikwiriye cy'amazi umwana aba aryamyemo. Buriya yari mu ngobyi cyangwa se muri nyababyeyi, hari amazi buriya aba aryamyemo yitwa amniotic fluid. Rero gufata amazi ahagije bigira uruhare mu kugena izi fluid cyangwa se ibi bitembabuzi umwana aba aryamyemo bikwiriye. Ikindi kandi kunywa amazi ku mubyeyi utwite nuko bituma nyine umubyeyi aba ari hydrated cyangwa se bikamurinda umwuma. Rero iki gihembwe cya kabiri ni twababwiraho, nizi ntungamubiri twababwiraho, twagerageje kubabwira n'ibiribwa wazisangamo. Ku muntu wagize ikibazo ku byo twavuze cyangwa se ku ngingo atumvisheho neza, yajya muri comment akatubaza cyangwa se agatanga n'igitekerezo. Rwose hano turazisoma tukagusubiza, kuko nicyo kiba gitumye turi hano. Hano rero ni kuri DRF_Olivier YouTube channel bagize ibiganiro bivuga ku buzima, ahanini babigamije mu kudufasha kumenya uko twabungabunga ubuzima bwacu. Niba utarakora subscribe, wakora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro binyura hano kuri DRF_Olivier. Niba wakunze kino kiganiro wakanda like ndetse ukanakora share ku nshuti zawe, ndetse kandi dukunda ibitekerezo mutanga muri comment. Niba ufite igitekerezo, ikibazo, icyifuzo, wajya muri comment rwose ukatubwira ibitekerezo byanyu, turabisoma. Rero mwakoze kudukurikira hano kuri DRF_Olivier. Nanone tubibutsa ko ibiganiro dukora hano nibigamije kwigisha muri rusange, ntago bikuraho inama zihariye wahawe na muganga ukuvura. Ni amasomo rusange dutanga. Ukeneye inama ku kibazo cyihariye, buriya biba byiza
ushobora kutwandikira, ariko nanone bikaba byiza ugeze ku ivuriro, kuko bimwe mu nama tuguha buriya utwandikiye cyangwa se tugishije inama ku kibazo ufite, kuko tuba tudashobora guhura mu nama tukugira, harimo kugana ivuriro ugahura n'umuganga amaso ku maso ukamusobanurira ikibazo ufite akabasha kuguha ubuvuzi bwuzuye. Hano rero dutanga inyigisho ku buzima muri rusange. Rero mwakoze kudukurikira, mwari kumwe nanjye Manzo Olivier, hano ni kuri DF Akadomo Olivier, tuzahure mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.